koko n'amadeni mfite hanze koko umva umushinge ntago turabyumvikana aho ndakaswe ingingire mwiriwe yemwe kamera mwana ubu ngubu ndabizi iyo tudahumira na hano usohotse ntabwo wari kunyikiriza wagutumye iki bantumye iki aka kanya se urabyibagiwe amafaranga yanjye ngiye naguhaye kumwe ndambitse kakayagana ndabizi kuko ushaje ukaba usazanye igugu cy'amafaranga ushomeje wakamaramo nase kabaye karimo ariko nanjye nagira usomye uracyari umwana ugere kunyambura amafaranga yanjye nako nsanze uri kuma ibintu nabyo rwose mwana waguha akazi kabihanyicira ibihambirwa by'ibijyanye nako se ayo ndimo ayo naguhaye turi kunywa ku kabari barantutse ngo mwana wanje ngo kirongeye ngo kirongeye ngo ndaza kutugwa hashize igihe kingana iki iki kiro kibijyanye naguhangaye mbese kugiye iki kiro kibijyanye ngewe manzi umaye ndimo bantu ubwinda zo ni nko kuyora ujya se kandi byo kwishimagura ajya ngo umushaka iki uragira nge nawe tuzaserera oya naserera n'umwana ngahibaze niba utaserera n'umwana rero ibaze nge nawe umunsi naje harimo akantu kagize ukuntu ngewe buriya umutwe hari akaburo gashobora gutaka ubukene rero ubukene ntabwo ubukene butuma umuntu asara mu mutwe kirongeye bwanyumvira se muze bundi ibintu by'ibijyanye kuri iki gihe biracyabahora sindi kuguha akazi se nk'ubinkure uzi ko tugeze muri viziyo veniye uzi ibyo ari byo umva mwana wagenda genda amafaranga yawe ndayagushakira urayanshakira mukanyugaruka kabeshe muze nge mugeze hano inshuro zingahe ubwo n'umusaza w'imvi n'uruhara ntago ariko gwenda kuza nakubesha umbeshe se kangahe n'ubwa mbere umbeshe wowe ugaruka uyu munsi ni uwa nyuma nkubwiye ubukene mfite ubundi kumva nagusimbukira ubundi ko iri kote nta mafaranga ubugarimo avudasa ko umusaza ugahumana hajya ngo birabujijwe wagwara amahumana umubiri wose ubwo urankanze mbese uvuge ko ngize ubwoba genda uragaruka uretse kanze nkubwire ariko se marangira iki cyane ndagikizwa n'ikira kakarakayo gate ariko se cyane ndagikizwa n'iki mwuka byara ko se nkanje umusaza w'imvi n'uruhara ntabwo ari gwaza ariko ntabwo narurati ntabwo ukuntu nakwishyura kiriya cyane atakishyuye cyanyice ko ndebutse angenda ara mu isoko ndaburiwe n'uburira kuri no kwagwa mbako bavuga ngo iki rolo yengetse ko si umunsi ko n'abantu bari kurirema turajya ko basherishari natwe twararenganye kujya tuvuye mu isoko namari ndi kubona nta gakimbo kudutoki ubu ndabona ibiryo by'abanara umunsi iri soko rirakabije pe musaza wa hano hirya nawe ugira ngo tuvoka ntawe ndi kubona aba abaturage bazanaga imyumbati nanu ubusinda curi kimwaka byara inzara igiye gutera ushaka amafaranga kiriya cyana kitanyica niba ugiye ugwagwa guhanye kunongera nsemaho gakeya akanabika muno mu nzu nashobora kugira ibyaro ugasanga biragatomye ninge ngene amafaranga ya kiriya cyana nabonye nagenda cyangwa se agakera yakinywaga n'ibimogi nimba zanyibara ko nta n'agashishiri kakinjiramo ntahafunze buriya kagenda kiriya cyana cyanyica iri soko sinzi pe muzehe zana nguguriye wazanye iki umunsi izi voka zanjye ndishiriye hari ikigore cyo mu kinigi cy'amabuno ikeneye ndishiriye oya muzehe nawe urugushira ikigore cy'amabuno oya urahendaga mwana we njye nawe ngurishaga abantu bundi ngurishaga n'abantu babyibushye ariko izi voka zanjye ziraryohaga nari nzimushiriye oya ni muzehe ngurisha uyu munsi turumvikane tereka neza zirahiye uramangara reka tuvugane reka tuvugane oya utazi hangu utazanyishura nshaka mu bibiri sinone muzehe mwayi moboka ngaye ndakwishura naguhenda mwana we nshaka mu bibiri nawe ashura amenya ko turugushaka avindira yarahiye haba amenya ko turugushaka ukumva ukuntu bingana wajyana igihanga cy'inguru
nasi ubwo nawe muze uri gucira ikirenga Gombwira uramangana gucira isambu yose uramangana ntango ya 300 300 ivoka oya ngare nyine 300 ubwo ningahe sibi gira 500 cyatanu se muze none ka ngo 320 ariko ho nzana kongeza 320 muze niba atari ryo mizana ngo reka kumvika ngoza sama izivuka kuko umuntu arakura manga na kamuketana samuka muzehe gabanya twumvika ngira yorongeraho bakongereho 25 uzuze icyo gihumbi oya watara mereza ndamutegera kandi mwagabanya humake niwe bamuze ntabwo naca munsi yayo ngayo ubwo sipfundura oya hava nasi nazisuka ndi no kwihuterega hava ndi kwihutera urazisuka ngiye ndi kwihuta muzehe ko nyishura cyangwa nigende 800 oya nayemera nyishura ndanywa icupa ndanywa icupa ngureho agatabi ngurehe ubwo kumwana arabona bomba gute nawe muzehe washira nyishura mereza nigende 800 yanze oya mereza 820 oya tari igihumbi wapi muzehe koko zivokuru kwicira nga igihumbi natari nana zireba nana zitazave zirahiye nacu yishura cyangwa nigende kumvisha hirihe numve n'ibyo aba umuntu umusaza ufite imviruha nanago ari kwaza ariko ruraza ubona nakubesha yishura nigende kapfe kukiguha wenda ko biri ari igihe oya wo ujanye ivoka ziryoshe ivoka ziraryohaga n'ingurube yazijya pe ziraryoha wamuzereka manze mfundure oya nasura mara gafuka ko muzehe koko nawe wigize imifuka ndayifite ni myinshi ngojene nta kibazo twarangije kugurana nta kintu sawa uzaha uronka umwana wa nakundi umusaza ungurishe voka kamana gafuka kanzende ayigada tamana izi ni voka mwakabyara umusinemenye umudugudu wa hano bahehe gadata we mafaranga yanje simbigenjeje gadata umusaruro ndarumaze cyakabyara umwana arabona ibyo kurya mana we nta n'umuntu waje kubonera ngo nibonera ayo kunywa agacupa nta na nyete nta n'umuntu si uko uyu munsi ndabahontera umunsi habe n'umuntu wambwira nyete niko muturage mudugudu wahanganiye mundangire mudugudu yagenze bite kandi ngiye mudugudu babarira rwose mbabarindanye reba nguranye n'umusaza avoka ndebera izo voka yari yanze kumfundura ngo agafuka ngakara arakamaye nyine umva se nkubwire umudugudu ni njyewe uri mudugudu njyewe mudugudu wakasa mutwe uri mudugudu wakasa doreba iyo pa icyambere naco nyamuri ikibazo nari ibyikabutura utongera kubireba naco nugusimuka ina mu mujyi niko tumeze ahubwo bigenze bite nyine mbwira nyine ndi gushaka imari ukubona ko ndi umusherisheri noneho mpura n'umusaza ati mfite voka zinguri mukozi mugurira tuvuganye pe muhaye amafaranga 1000 none izo voka ziri ndebera aravuze ati ngo ndazi yari yazisiritse nka gute aravuga ati ngi ni 1000 cyakamango nyishire wa mugore w'amabuno ngo wizipfundura ndamubwira ati ngo ari umusaza ni kubona wiyubashe ndayaguhaye numvaga ikibazo vuba rero iyo munsi wawe nanyite abone numvaga ikibazo vuba icyo ushaka no kugira ngo tubigenze ute ushaka ngaruza amafaranga yanje kuko buri umusaza suramuzi mbonye ari kurengarenga nta mu bishimbo ni baruwano hirya gisaza wabona nyizi ariko rero cyambere n'amafaranga nyete nagahise none iwawe ni oya manzi umbwire mbabaro ntimuri ikibazo ukabana ikibazo ariko menye ni wawe nacyo iwanje ufite umugabo ndabarira koko ubundi guca inshuro mfite umugabo nawe none si hajya nta mugabo ufite nawe rwose nawe nandi guca inshuro zawe ngiye kukwandikira nyete ntabwo ndi guca amafaranga apfa kuba none si wawe ni kure cyane naga ari kure ni harahana yanye ko namisana nakwishima nicyo gisaba nje nshobora kuba nyizi urumva wangwanaho n'ukuri kw'Imana ariko turajana iwawe n'ibikemuka uraba ufite ubwenge turagira uko tubigenze nta kibazo si wumva ubwo umva icyo gisaza si gifite imvi gifite imvi n'ibyanywa hano guca gikunze kuba gifite ibikote gikunze kuba gifite n'ibicumi iwacu nico ndikumva ukiza imbabari ruhangeze amezi 1000 cyanje n'ukuri kw'Imana reka ze tureko umva se ufata nibi bintu tubijyane bishiremo atubwira ukuntu yaguhangitse ibisi iminyana y'ibitokira
simbizi njyewe iwacu niriya ruguru ntabwo tuteraga nimba arizo za matoki sinzi gira vava tugenda ndi kuvuga yo kurya yarabonetse uranangabura bihwanire turanajana iwawe abana bari barara mbega amafaranga yenda yatsindiye shaje nubwo ndi umusaza ngo nize ikiburamwaka nzi ubwenge namenye ni inkwero rwagwa rwanje ndebe imbeba za muno zishobora kuba zayinyweye ndazizi nazo zigiraga icyaka nk'icy'abafundi mbega amafaranga ariko ibigoryi byose nari kubona ngo ni icyo mumugira yenda yariye asaza tuzi ubwenge ariko nanjye ninywera agacupa kanje cyane ndabizi ubu ndakishura kigiye kuza kari gushira vuba karyoshye nako nawe gatindagamo ko rugwagumva ko bagira ngo ikirurengetse pe amafaranga cyane ubwo nyabonye imana ishimwe cyakigora ubu kiri kurira nk'uruhinja mana we dore urwawe kambe nkateretse kadashiramo n'ayandi mfite kiriya cyana itabi garavamo sha nzi ubwenge njyewe biranze kweri mwana wambwa we ko ntonje uko ntonje nkambana nawe wirambitse biragenda bite ariko wowe ndabizi ugiye kwishakira ntago wajya kuyarwara usazara usaza ndakaswe ngigiri amanze neze ko bize ngo nshobora kugira isamba bigira ukuntu bingira uretse usaza subu unugenda ruhanyina ndakaswe ngigiri kugenda nikukishije ntabwo yankira tayamaye ndakaswe ngigiri ndakajya mwiriwe muzeyi ukambwira ngo abuze amafaranga buri ukonje nkasanga uri kunywa agacupa cyane neza ari umusaza wabona utari kunywa agacupa ubona muze harangagwa n'agacupa ka buri mwana wamuze unose uba uri kunyweraga amabuye umwe harimo amazi ubu niyo nawe uragashogora k'agacupa nkakabona nazama nkasinzira uzibiye ko tuba dufite abasaza nose ubu harimo amazi koko utabeshe utabeshe akuse muduba ntumikanya bibagiwe ugera ndimo wamba cyane warasaze nabonye warasaze nakwambura udufaranga twawe nadushatse udufaranga twawe mbonye warasaze ati warasaze nakubonye kubona ufite n'abandi urajyana umusaza hano niwe ndahazinjire uje kuvumba kera musomye gusomye mu dugudu dore ikintu cyo ndani uyu nguyu nambabarira mama amafaranga ninde muze bimeze habaye iki suhuzireka kumereza ibyo bikoni byawe ubwo rucumanda rumene umva muze ese mudugu muri gucuruza muze bimeze muri gucuruza bo oya muze bimeze mereza amafaranga ya mukunze kuriza ibijyanye bikaba byinshi tuza mu gusa kuzi ibijyanye bikaba byinshi habaye iki habaye nazanye n'ikabira na nyete nandika bijyanye na ushobora kwandika mu bihazi nubwo ufite imvi habaye iki bimeze bitaho ni sawa izivoka ubizi iby'izivoka nta giti wacu dugira cyavoka pe ntabwo ibintu biri muntu bizi wapi ako wari wafunga wari wafunga oya nifungiranye mu nzu ndyamye bwije ari ninjoro baraje bagufunge rero bamfungire umva se ako baramfungira muri uyu mama uramuzi baramfungira muri depo y'inzoga ndari ndi kwinywera kandi iki ngiki nacyo ndakigeze ikuzimu biyazo ujyayo ikuzimu mabona kuri televiziyo nkabona ni mu muyobe ariko nkabona bajyaga inyama ukajya urateka imitwe rero umusaza n'urujyaje umva imitwe umva ngubire we mucicike umva mutuzi uri umungu uyu musaza oyaje naye umusaza wari runyambuye umusaza nakuyoberwa uri muri wa mudugudu wundi uturanye n'uwawe ndiwo kwa Sebatware umva uyu muntu ntabwo ugeze ujya mu isoko wapi nanigeze mva hanjye ariko wigeze wahagurutse uyu musaza ntabwo ari wagurisha n'uyu nguyu reba igikote ibipantaro ibikino namubwira amafaranga yamutse nane yari ngiye kwihagarika gusa ntabwo ngiye kwihagarika uyu mufuka ntibigaragara ko ari uwawe uyu mufuka n'inzara n'abaturanyi bikagaragara yo umva mugabo ahantu usanzwe wagenda ahantu nsanzwe magenda uyu mufuka ntabwo uzi hano ikintu gisambana buri gihe kirahanyura uyu mufuka ntabwo ari wowe ugeze kuntumamo insyamye sinakubwiye ngo humura birakemuka wa mukuru wawe yakurikiye cyane ntabwo ari wowe yakuzaniye wowe humura birakemuka ubwo njyewe mbirimo wowe tuze gusa upfa kunyiyumvamo gusa udugu n'ibikina nabi ubwo ukuntu ibintu bimeze bimeze uyu gute muntu wamutuye
reba ibintu wamuhaye izi ni Ese voka umuntu w'umugabo uri kugendana imikwanana z'ibiki mbaye ikigogi kuri njyewe wowe none mbaye ikigogi ntabwo uri ikigori ariko ni nka oya ntabwo uri ikibwa ariko ni nka uko byagenda kose wowe urafunga ariko baramfungira umva se nabuze bibiri byo kwandika nyete uyu mugore aragira uko ngenza ariko ndakugeza ku baramfungira muri depo uratuburira ndakwigereza ku murenge we igihumbi yagutuburiye ariko nanjye na mituweli yakuriye nkoni ava ariko udahiri ko umusaza uzimo ngewe buri ibintu byo kujya mu ntuza hajya aya kandi umudugudu ese mugiye kurwana n'umusaza koko Uyanjye nabyo umusaza kubera ukuntu yarenganyije umwari nk'uyu mwiza nanamukura ku isi arandaye ariko ngo nawe buriya nta kintu ufite mudugudu ndabyibutse gusaza ni ugusaho umusaza se n'indi utazasaza nishaka sinzasaza umva nkubwiza ukuri wari ushaka y'agacuru ndabyibutse ukuntu byagenze utuburira umuntu ibintu nk'ibi oya nanamutuburiye wari ukwigwana umuntu watubuye ni Yesu gusa yafashe amazi ayahindura divayi nawe wafashe imikono n'uyihindura avoka nawe wafashe imikono n'uyihindura avoka umva se umuntu watubuye ni Yesu gusa n'abandi ubwengera mba nkubwire nta kibazo ubwo ngubwo bwari ubukene n'agatabi kari kabonera umusaza ubaye indyarya oya ntabwo ari indyarya kandi yuko nambaye ikabutura umva nuko izuba ryari ryanyakiye jewe ubundi busanzwe njewe umudugudu ndawukata aho mbona ibibazo nyete nzandika n'inywera icupa nose mudugu ufite ibijyanye ibisumbi byanyu kirongeye kino gisaza ubwo gisaza nani ahora gayishe ibijyanye burari kuba ari ibibaga mu gisaza umva nkubwire muze ngiye gufunga uyu muntu uramusubiza amafaranga ye cyangwa ntabwo yamusubiza amafaranga yagaye gameze ute amafaranga yose arasa agisaza ntucogoranye njye umva mudugudu njye hano mfite amafaranga reka yanjye nawe aravugaye jewe yanjye gariho abanyeshuri batatu ganditseho na banki y'u Rwanda none ganditseho ngo iki yanditseho iki nayanjye ko yose wasanga yanditseho gucyo yitwa nde ibyo ndabiko wowe witwa nde wowe witwa nde mutwa muzehe gwa bukwisi Noze muzehe gwa bukwisi hano handitseho amafaranga hazindije n'izina yanjye cyeka ko ari abanyeshuri banje bigagira muri kaminuza muri kaminuza se usaza nkaho waba ufite abanyeshuri biga kaminuza ukajya gutugura imyana na wowe iyi mashini nayimuguriye ejo bundi iracyari nshasha iracyafunitse muzehe zana amafaranga turebe ko ari ibyo nakubwira izina rye turebe ko rihaye zana amafaranga turebe ibyo kuvuga ari by'ukuri zana turebe akumudugudu umva mudugudu munari iminsi ngo ngutsoni akumudugudu taka cyane nk'icya basatuze ubujyajya mu mbabare mumereza amafaranga no sibaba nabanje barahurara oya mumbwira wamuhaye amafaranga umva se umva madam wamuhaye angahe ni igihumbi ajye ufite abana bangara cyari muto oya nacu umva amafaranga amaye nangahe rata ni igihumbi inote ebyiri zasenye umva mudugudu ni igihumbi umva nyine umva se muzehe yamuhe tuve hano adasabye muturajyana yamuhe tuve hano hakiri kare twigendere nibiba bibi urafunga kumenanyira hazi ndahabonaga kuri televiziyo hano ubwo hazi utuye mu murenge wirahepfo ibyo bimenya zana amafaranga tureko ari izina ryawe murenge go mu bigori bigonoye zana turebe zana amafaranga mudogo urayansubiza ayandi yari he hajya wamayanga igihumbi afite nimba ndi amafaranga cyangwa nta kibazo yarinda yakongera umva muze n'ingaruka tuzahangana ayandi yakongereraho ayandi turabivugana tutashe sombwiye ko hari ukuntu biragenda mudugudu ariko nawe uri umuhimbi ibyo bikabutura cya gisaza undi ubona kwanditse kwanditse mu bibazo urwangana na mudugudu ugahangana oya mudugudu wakagombye kumwandika uko iyi ni injyana wowe barakujyana taranzi abaga injyajya y'umusaza se enye injyajya y'umusaza uzayibona umva mubwiza ukuri wari unuburi ngo nambaye iki dore ngo nambaye iki kubona ibijyanye gusa ntabwo niko n'ikintu wambaye gisaza ziko gifite buri wana umva muze ufite ikiburi uri guhangana nawe umva se umva burangiyewe oya have mudugudu rwanda nashaje mudugudu gukora dore musaza uramwishura avuga kuntu umva se
amafaranga sikumvikanya ko sex ziri kubura ndazikongerera genda mera nzikongerera ako no ruhazi genda rujyana ku murenge wa ngo yawe mwana wa ruhano nawe kirano cyajanye utabara bangana kira ni igisambo cya yanyi none se harara mwana hano byari umugongo barakajyana ngenda ndabikira fande turi ku murenge oya ni mujane